njyewe ndinjiye tubyigane hano ku rugi misemo amagara abantu ndinjira ngezemo imbere umugore yari yambaye ubusa. Uyu mubyeyi Murekatete Divine atuye mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara ngo ahagana ku isaha y'isa 9 nibwo yasanze umugabo we ngo ari kumwe n'undi mugore bityo ngo yabinjirana agasanga uyu mugore bari kumwe mu nzu ngo yambaye ubusa agahita ashyiraho igitenge. Uyu mubyeyi Divine arimo arasobanura uburyo ki yafashe umugabo njyewe ndinjiye tubyigane hano ku rugi misemo amagara abantu ndinjira ngezemo imbere umugore yari yambaye ubusa akenyera ishuka vuba umugabo ahita azankubita ingumi. Iyi ni ingumi ya kabiri nkubise hano ankubise ingumi mina nk'udandabiranya ahita asunitse mpita nsohoka naka ingufu na wani mumpereze nkinga. Hanyuma uyu mugabo tubanye haciyeho imyaka 15 tubyaranye gatandatu mbyare 6 tubyaranye harimo abakobwa 2 n'abahungu 4 mufatiyemo ahangaha ari gusambana n'undi mugore. Iyi nshuro twari dutandukanye yari ya 7 ariko twari twarongeye turabana araca icyumweru n'iminsi 2 tubana. Uyu mugore yamuhamagaye turyamanye ejo bundi aramubwira ngo namuroze umugabo ahita ambwira ngo rero ngo uyu munsi ngo reka nsubiraho nabaga ngo njye kurarayo ngo nitekerezeho. Yaje ari kwitekerezaho nta kindi cyo twadufitanye ariko naje kukurura amakuru menya neza yuko uyu mugore atari mu rugo rwe mvuyeyo kuko umwana wanjye niho yarari. Ahangaha naho umugabo yari yarakodesheje ariko yari yaramanutse yaraje kuba mu rugo. Noneho ubwo ngubwo arangije uyu mugabo ndaje menya amakuru ko atari Nyabugogo ahakorera mpita nzamukana n'umuturanyi wanjye. Tumaze kugera ahangaha ndakomanze ariko nkomanga nihishe akinguye ahita ahagara gutya mu muryango ngiye kwinjira ambwira ngo ntabwo nemerewe kwinjira ahangaha. Ni ngiye mugore wa twasezeranye mu murenge dusezerana no mu rusengero mu kwa 2 ku mwaka ushize. Ndifuza ko munzanira ubutabera kuko n'ubundi nene namureze ikirego kuri riba ya Kigali bari babizi ko nene namureze guturwa no kutita ku bana abyaye. Rero tugera kuri ribu Kimisagara aho bari bamufunze barambwira ati rero genda mwumvikane. Turumvikana twumvikana icyo azajya akora rero kuko yari yagarutse kandi atajya yemera ko ibi bintu abikora. Nanjye nk'itangazamakuru icyo gitumye mbahamagaza kugira ngo muze murebe byibuza ahantu yansereje iwabo nta muntu wabo wamvugisha ababwira ko ari nge kinani nananiranye basi nanjye mu ndenganura izina ryanjye yararyishe yanyiciye izina ryanjye ryari maze kugera hejuru arangije araryica. Nuko bimeze. Uruhande rw'uyu mugabo we umugore we wari uri mu nzu ari gusambana n'undi mugabo nawe atangaza uburyo ki yaje kubimenya ndetse kandi ahita anasaba ko ngo bakwigumanira. Ibintu twari tumaze iminsi tubyumva ariko nta makuru afatika turabana. Ubu muyamenye gute wamenye? Uyu mumama we arampamagaye yabikurikiranye ngira ari wamufashe arampamagara kuje bajyaga ngo kwinywera nkajya kubona nkabona saa 5 nijoro twakurikirana amakuru tukamenya ko ari umugabo waga bari kumwe ariko nyine nta gihamya irafata jewe ubwo nyine bakometsanye bigendereye nta kundi. Abaturage bari baraha nabo bavuga ko iki gikorwa cyakozwe n'uyu mugabo ngo kidakwiye ngo ko kwihakana abana ndetse n'unabaha ubufasha ngo ari igikorwa kigayitse nyamara abana ari abawe. Nari manutse ngiye mu kazi sanga bimeze gutya nanjye mbaje nje kureba ariko ibi bintu n'urukoza soni ni no gusenyera ababyeyi bagenzi bacu n'umugabo agatisha ingano z'abana. Murumva ko ari ikintu gikomeye kandi kibi. Nge nabimenye nari manutse mva mu rugo iwanjye njya mu kazi ngeze hano ndahabasanga nyine iyi nkuru imeze abantu bameze gutya nanjye mpageze gutya sanga uyu mubyeyi akingiranye umugabo ngo amufatanye n'undi mudamu. Turifuza ko nyine ibi bintu mwawe umugabo mwamuhana mukarenganura uyu mudamu n'abana be niba atagishoboye kubahiriza inshingano z'urugo rwe basi mukarenganura umudamu nawe akimenyera abana be hatabayemo intambara zikomeye. Kuko ubona ko biteye isoni iyo umugabo afite abana 6 n'umugore we basezeranye akajya guca umuce inyuma ntabwo yabibangamiye cyane. Yabaye baratandukanye
umugabo yaje kwiyeranja nyine urumva kuba rero baratandukanye umugabo akaza kwiyeranja ntabwo ari ikibazo cy'umugabo ahubwo ni icy'umugore. ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha uyu mugabo ndetse n'uyu mugore bari bagikingiranywe mu nzu n'uyu mugore wabafashe byatumye tutagira amahirwe yo kubavugisha ariko tukaba tuzakomeza kugerageza kuba twabavugisha gusa ariko ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha nta buyobozi na bumwe bwari bwakageza ahabereye ikibazo ubwo twageragezaga kandi kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara ntabwo byigeze bidushobokera ku murongo wa telefone. Bavuga ko uyu mugabo ndetse n'uyu mugore bari hanze bikekwa ko bafasha aba bombi bari gusambanira mu nzu nga bari mu nzu bakwibanira ndetse n'abari bari hanze nabo bagahita bibanira. Icyemezo nafashe abari hanze babane n'abari mu nzu bibanira. Nk'uko mubibona iyi ni inkuru dukesha BTN TV tukaba dukomeje gukurikirana iherezo ry'iyi nkuru dore ko uyu mugore akomeje gufungirana umugabo we mu nzu ndetse n'umugabo w'umugore ari gusambana n'umugabo we bakaba bakiri hanze bakaba bari gufata umwanzuro y'uko bagiye kubana nk'uko tubikesha abaturanyi babo ba hafi ngo nabo bakaba bari gushaka inzu yo gukodesha bakibaniramo ari babiri n'abari bari gusambana bakagumana ibyabo bagakomezanya bakabana. Ese abana waba bombi bizagenda ute? Reka tuzabagezeho inkuru irambuye ibivuga byose kandi tubahe ukuri kwa buri umwe tuzabavugisha tubagezeho inkuru irambuye. Murakoze. Iyi ni Nsanzi Show. Niba utarakora subscribe aka niko kahe keza wo gukora subscribe ugakora share ndetse na comment kugira tujye tubagezaho ibiganiro byose ndetse n'amakuru agezweho update. Ciao.